Amarira ni menshi ahangaha mu karere ka Karongi ngira ngo nawe uri kubyiyumvira ko abantu bahogoye bitewe n'ibyahabereye ngira ngo nawe amaso ari kuguha kuri screen yawe. Ibi ngibi bikaba byatumye abantu benshi bafatwa n'ikiniga bakarira induru ikaba yose nk'uko uri kugenda byiyumvira ibi bikimara kuba. Ni nabwo rero natwe twahise tumenye ibi ngibi, turavuga tuti reka tubigeze kuba dutega amatwi babashe gusobanukirwa neza ibyabereye ahangaha mu ntara y'Iburengerazuba mu karere ka Karongi. Nk'uko ngiye kugenda mbikubwira ijambo kurindi, ni uwitwa Habimana Emmanuel utuye muri aka karere ka Karongi. Niwumva ibyabaye nawe ubwawe urafatwa n'ikiniga uriti. Ni umugabo wari uri kumwe n'abana be ubwo bari bavuye ku isantere y'ubucuruzi iherereye muri uyu murenge, ariko ibyabaye ni nabyo byatumye abantu benshi bakomeza kurira nk'uko nawe uraza kugenda ubyumva muri iyi nkuru, dukomeza no kugenda tunabihanganisha. Reka nkubwire ko YouTube channel yanyu ari nayo yacu kiri ya yindi ni Subisa TV. Ahangaha ni mukuru amakuru nk'aya ngaya abagezweho kandi amakuru aba yise uze kunkundira ati yabanemo neza cyane. Nkubwire ijambo kurindi tuze kugerana ku musozo w'iyi nkuru tukiri kumwe, uraza guhita usobanukirwa neza ibyabereye ahangaha muri aka karere ka Karongi mu ntara y'Iburengerazuba. Uri kwibaza uti Habimana Emmanuel byamugendekeye bite ko twumva induru, ko twumva amarira y'abantu, byagenze gute? Nibyo binzanye kuri izi mikoro. Mbere y'uko rero ngira icyo nkutangariza, reka mpikaze n'abandi bakigera kuri uyu muyoboro wa YouTube channel, ariko bwa mbere turabashishikariza gukora kuri iryo jambo ryanditseho subscribe cyangwa sabone bitewe n'uko mubyita, ubundi mufungure kariya kantu k'inzogera. Iyo niyo nkunga ya mbere muba muduteye, kandi kubana natwe nta gihombo kirimo, n'umugisha ukomeye. Bityo mudukundire mugende mudana ibitekerezo byanyu aho hasi muri comment. Nakubwira ko ibingibi byose byanabereye muri uyu mudugudu wa Cyamakamba, ni mu kagari ka Murengezo, ni muri uyu murenge wa Mutuntu, ni muri uyu murenge wa Mutuntu nk'uko mbigarutseho. Ubwo mba mbisubiyemo kugira ngo ubashe kugenda wumva neza ibyabereye ahangaha muri Karongi. Amatsiko ndabizi ni menshi kuri mwebwe, ariko kubera ko aricyo kiba cyanzanye kuri isi mikoro, mba ngomba kubivuga kandi nkabivuga mu buryo bwa nyabwo buziguye, kugira ngo mubashe kugenda musobanukirwa neza akaga kabaye kuri uyu muryango, cyane ko bamwe bavuze ko ari nka Satani, abandi bati uyu mwaka dutangiye n'uw'ibigeragezo, kuko ibiri kuba by'umwihariko mu ntangiriro zawo biri kugenda bitwereka uko umwaka uzaba umeze. Nanjye nkagenda mbabwira nti abazi ubwenge baratangira kwambaza iyabaremye, bace bugufi bihana ibyaha byabo byose, iraza kubarengera ibagarukeho bundi bushya, kuko nubwo wakwitaba Imana ariko byibuze ukagenda wejejwe iryo juru waribona. Ni nayo mpamvu rero nkunda kwibabwira mukagira ngo ni urwenya, ntabwo ari urwenya rw'abanyamakuru, ahubwo ibyo mba mvuga byose biba biriseriye, kubera ko iyi minsi ni mibi mw'abantu mwe. Niba mbabeshye mujye muri comment mubigaragaze, kuko turebye abantu bamaze gupfa muri iyi minsi uko ari 8. Uyu munsi ku itariki 8 z'uku kwezi kwa mbere turi mu mwaka wa 2026. Ngahera ku itariki ya mbere ugeze ku itariki turiho, umbarira abantu bamaze gupfa. Turaza kugenda tubibona aho hasi muri comment, nawe ubwawe uraza kugenda wumirwa, kuko ibintu bikomeje kuba bibi cyane. Ni nayo mpamvu nkunda kubabwira nti uzi ubwenge yabana neza na mugenzi we, ndetse akarusha kubana neza n'iyamuremye, kuko ibintu byo biri kurushaho kugenda biba bibi cyane. Ibi nakubwira ko rero byabaye mu masaha ya saa 5 z'ijoro, nibwo uyu mugabo witwa Habimana Emmanuel uri mu kigero cy'imyaka 42 y'amavuko yatashye avuye mu kabari. Ubwo numbaze uvuye mu kabari niba wavuye gusenga, ubwo uhita wumva ko yari avuye kunywa agacupa, ariko kandi yari ari kumwe n'abana be, ari nabwo yaje kudandabira nageze ahangaha akagwa muri uyu mugezi wa Mbirurume. Ahangaha niho byaje kumuviramo kuba yatwarwa n'aya mazi, induru zikaba induru, bikaza kurangira uyu nguyu aburiwe irengero, kugeza na n'ubu bakaba bakimushaka. Ariko kandi
akaba ari nako barize bahogoye bavuga bati byanze bikunze yapfuye. Iyi nkuru rero nyikugejeho nyuma y'uko nkugejeho n'izindi zose zigiye zitandukanye, aho inkuba yagiye ikubita abantu benshi ikabambura ubuzima, tukaba turi kugenda tubona n'amazi ari gutwara abantu, nubwo wenda ahangaha ashobora gusanga uyu nguyu yari yananyweye agatama, akaba byanaturutse kuri izo nzoga wenda yanyweye, kuko nubwo byagiye bigaragara ko yatwawe n'aya mazi, akenshi bagiye banagaragaza ko yaje kugera kuri uyu mugezi ari kumwe n'abana be akadandabirana, akaba ari nabwo yaje kugwa muri uyu mugezi wa Mbirurume, akaba ari nayo yaje kumutwara abana bagasigara barira. Nk'uko twatangiye iyi nkuru wumva akaruru, amarira ari menshi ahangaha muri uyu murenge nk'uko nagiye mbikubwira. Ubwo rero ku bufatanye n'inzego z'umutekano ahangaha bakaba bagikomeje gushakisha uyu nyakwigendera mu rwego rwo kugira ngo barebe ko bamubona wenda agitera kuka, cyangwa se bakaba bamubona yanitabye Imana ariko bakamubona, kuko kugeza kuri ubu ngubu nkugezaho iyi nkuru ntawe uramuca iryera. Ubwo ngubwo ibi ngibi rero bije bisanga n'izindi nkuru ziri kugenda zumvikana mu bindi bice bigiye bitandukanye, aho abantu bari gupfumufiririza tukibaza icyabaye, natwe ubwacu bikatuyobera. Bamwe bati ubanza aricyo gihe tugezemo, ariko hari Imana yabihindura, kuko ibi ngibi ntabwo ariko byari bisanzwe bimeze. Ngaho nguko rero ibyumvikanye ahangaha mu karere ka Karongi mu ntara y'Uburengera bwaryo, nk'uko byose nagiye mbigutangariza. Iyi ngiyi akaba ari inkuru rero twamenye ubwo ibi byanabaye ku itariki 6, urumva ko haciyeho umunsi uyu nguyu ibi ngibi bimubayeho, ndetse nkaba ndi kukubwira ko n'ubundi bataramubona bakimushakisha, aho abo mu muryango batangiye kwiheba bavuga bati uyu muntu ntago yaba akiri muzima, kuko amazi niba yakwesuye yagutwaye wasinze uri mu bizunga, n'ubundi ntabwo wabura gusoma inkeri rwose. Ubwo reka nkomeze kwihanganisha uyu muryango, ariko kandi reka twizere ko wenda baza kumubona agitera akuka. ntawamenya Imana ibyo ikora biba bitangaje, kuko ushobora gusanga hari aho uyu nguyu rero yafashwe, cyangwa se akaba yahagamye mu byatsi runaka, wenda akaba ari buze kuboneka mu masaha ari imbere, ntawamenya. Reka dutegereze gukora kw'Imana, ariko ngenda cyakomeza kwihanganisha uyu muryango, kuko ntibarabona uyu witwa Habimana Emmanuel uri mu kigero cy'imyaka 42 y'amavuko. Ngayo nguko rero ibyabereye ahangaha mu karere ka Karongi mu ntara y'Uburengera bwaryo. Mbona no kugenda mbashimira mwe mwaneza amatwi, ubwo igihe uyu yazabonekera nagaruka kuri iyi nkuru mbabwira ko yabonetse ari muzima, cyangwa se yabaye umurambo, byose mukarusha kugenda munabimenya. YouTube channel yanyu rero cyari yayindi ni Subiza TV. Ahangaha niho haba hari amakuru ya nyayo, kandi amakuru aba yizewe. Tuze gusubira amakuru acari imbere. Ndabakunda cyane kandi murambifuriza ibyiza. Ahangaha amakuru yo ntago ajya habura, tuba tuyafite menshi. Nizere ko turaza kuba turi kumwe na mukanya. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.